Dusoma ijambo ry'Imana twatekereje nkuko dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto rwa mbere ibice 15 umurongo wa 58 abariho dusoma ijambo ry'Imana turi buganira uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Nanone twongere dusome muri urwo rwandiko rw'Abakorinto ibice 2 by'urwo rwandiko n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nico gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa ifite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe. Amen. Aya magambo abariyo tuganira kuri uyu munsi ayo dusomye muri uru rwandiko rw'Abakorinto, n'ubundi tutibagiwe intego y'ijambo ryacu yo gutegurira ejo hacu hazaza. Iyo tuganira aya magambo kuba ari ukukubwira ngo utegurire ejo hawe hazaza, kuko hirya y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Hirya y'iyi mibiri twambaye hariho indi mibiri tuzambikwa. Hirya y'iyi si turimwo hari indi si turi kujyamwo. Ubundi kandi kutaba umukristo n'ukwiyanga. Aya magambo dusomye muri urwandiko rw'Abakorinto niyo tugiye kuganira. Nuza gusoma mu gitabo cye byakozwe n'intumwa ibice 18 nibwo uza gusanga Pawulo yarageze i Korinto mu rugendo rwa mbere rwe mu rugendo rwa kabiri rwe rwivuga butumwa. Kandi aho i Korinto yahageze umwaka n'igice cyangwa se amezi 18. Hari ahantu hakomeye, ariko Imana iramuhumuriza iramubwira ngo ntahungabane ntagira ubwoba, ngo avuge ijambo ry'Imana ashize amanga, ngo kuko muri uwo mujyi w'i Korinto Imana iramubwira ngo ihafite abantu benshi ntawe uzatinyuka kumugirira nabi. Reka nkubwire mwene data we w'umuvuga butumwa, icyo twebwe dusabwe ni ukuvuga, ariko kumvisa abantu si umurimo wacu, ni umurimo w'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'umwuka. Icyo dusabwa twebwe ni ukuvuga, ariko kumvisha abantu ni ijambo ry'Imana rizaba rishorewe n'imbaraga z'umwuka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kumva nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Icyo twe dushinzwe ni ukuvuga, naho ibyo kumvisha abantu Imana ijambo ryayo n'imbaraga z'umwuka nizo zazumvisha abantu. Pawulo ageze i Korinto, butumye nibuka ko uyu mujyi wari iruhande rw'inyanja kandi wari utuwe n'abantu benshi batandukanye b'amoko atandukanye benshi. Abaroma bari bariho, kandi icyo gihe nibo bari n'abayobozi, nibo bari abategetsi b'igihugu cyangwa se b'isi. Nubwo bari abategetsi, umurimo wabo munini bakundaga kubaka amazu no guca imihanda. Abayuda nabo bari bahari, bari bahafite sinagogi yabo basenga Imana yabo, ariko kandi umurimo munini bari bafite wari ubucuruzi. Abagiriki nabo bariho, bakundaga kwiga cyane, bakaba abahanga b'ubumenyi, ariko kandi bagasenga ibigirwamana kuruta abandi bantu bose bo muri icyo gihe. Bari bafite ikigirwamana cyabo gikomeye gitanga imigisha. Imana yabo bitaga ngo ni Feredito mu rurimi rw'Ikigiriki. Bari barayubakiye urusengero hejuru ku musozi. Iyo mana yabo yari ifite abagore 1000 b'abatambyi, kandi abo bagore bose bari indayi. Iyo wazaga gusenga icyo kigirwamana cyabo kugira ngo uhabwe imigisha, wagitambiraga ibitambo, kandi akorana ibyaha n'izo ndaya akabona kwitwa izina Umukorinto.
kuko umukorinto ntabwo ari ubwoko, byasobanuraga ngo ni umuntu wangiritse. Pawulo ahavuga ijambo ry'Imana, igihe cyarageze aza kuhava. Nyuma yabwo agarutse mu ivugabutumwa mu rugendo rwa kabiri rwa gatatu ari muri Efeso, uze kubisoma mu bice 19 cy'igitabo n'ubundi cy'ibyakozwe n'intumwa. Aza gusurwa n'abakirisitu bavuye i Korinto ku mugabo witwa Kerowe. Baraza bamusanga aho muri Efeso, ngo bamare kuhamusanga ababaza amakuru y'itorero ryo muri Efeso, ryo muri Korinto uko rimeze. Baramubwira bati burya rero umaze kuhava habaye ibibazo mu itorero. Ati ikibazo cyahabaye habayemwo kwirema ibice. Ati abakirisitu bamwe bari mu kuvuga ngo nabawe Pawulo, abandi bakavuga ngo naba Apolo, abandi bakavuga ko ari aba Kefa, ndetse abandi bakavuga ko ari abakirisitu. Ati cyo nicyo kibazo cyabaye mu itorero ryo muri Efeso, ryo muri Korinto. Ati ikibazo cya kabiri habayemwo icyaha cy'ubusambanyi. Umuntu wagikoze bamwe bakavuga bati ashirwe ku ruhande, abandi batoya ntashirwe ku ruhande, ni ukumurenganya. Ati kubera iyo mpamvu nacyo icyo ni ikindi kibazo kiri mu itorero. Ati ikibazo cya gatatu ni ikibazo cyo kuburanira ku batizera. Abakirisitu basubiranyemwo, ngo bamare gusubiranamwo haza kuvukamwo imanza, kandi izo manza bazijyana ku batizera, abari bo baza kuzibacira. Pawulo akirimwo atekereza ayo magambo, aza kubona itorero ry'i Korinto rimwandikiye urwandiko rumuramutsa, urwandiko rumusuhuza, ariko kandi rufite n'ibibazo bari bakeneye kumubaza. Muri ibyo bibazo bamubajijemwo ibibazo 6. Bamubajije ibyerekeye gushaka no gushakwa. Baramubaza batari ko se umusore ashaka te, cyangwa se umukobwa ashakwa gute. Ikibazo cya kabiri bamubajije kurya inyama zamuritswe ibigirwamana cyangwa se zaterekerejwe ikigirwamana, kuko i Korinto iyo itungo ryajyanwaga mu isoko babanzaga kuricisha imbere y'icyo kigirwamana cyabo kugira ngo rigihe umugisha nirigera mu isoko rigurwe. Baramubaza batese izo nyama tuzazirye cyangwa se tuzazireke. Ikibazo cya gatatu cyari cyerekeye abagore kwambara ibitambaro cyangwa se gutega ibitambaro no kutabitega. Batese abagore bambara ibitambaro cyangwa se babyambure. Ikibazo cyari gikurikiyeho kwari ukwegera igaburo ryera no gusangira ibyo kurya by'urukundo. Ikindi kibazo cyari gikurikiyeho ni ibyerekeye impano z'umwuka. Bamubajije impano nkuru iruta izindi. Igikurikiraho cyari cyerekeye gupfa no kuzuka. Bamubajije bamubwira bati watubwiye ko abapfuye bazazuka, ese niba bazazuka bazaba bafite uwuhe mubiri? Ayo magambo niyo dusomye aha mu rwandiko rw'Abakorinto ibice 15 umurongo wa 58 hatubwira ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora umurimo w'umwami, kuko muzi ko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Ayo magambo agera ku 9 niyo yanyeganyeje itorero ry'i Korinto. Itorero ry'i Korinto ryanyeganyejwe n'ayo magambo agera ku 9. Ayo magambo yanyeganyeje iri torero ry'i Korinto niyo tugiye kuganira muri uyu mwanya, kugira ngo nawe wumve niba aya magambo hatobonekamwo rimwe ryakunyeganyeje, kandi niba ryarakunyeganyeje nawe ugira uko wifata, urebere icyitegererezo uko Pawulo yahuguye iri torero ry'i Korinto kugira ngo rimenye uko ryifata. Arababwiye ngo nuko bene data bakundwa, Imana ikugirire neza, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi ko umuhati wanyu atari ubusa.
arababwira ati bene data, ubwo nazaga iwanyu i Korinto, ntabwo naje ndi umuhanga n'intyoza ku magambo y'ubuhanga, ati kuko nta kindi nari ngambiriye mu mutima wanje, umugambi wanje kwari ukubamenyesha Kristo. Nta yindi mpamvu yanzanye iwanyu, nta zindi nyungu nabashakagaho, nta kindi nashakaga iwanyu. Icyo nari ngambiriye, icyo nari mfite, kwari ukugira ngo mbamenyeshe Kristo. Imana ibagirire neza. Twebwe abavuga butumwa, wewe umuvuga butumwa, wewe uvuga ijambo ry'Imana, uramenye nta kindi icyo ugambiriye gukora, nta kindi dusabwe gukora, ni ukugaragaza Kristo. Icyo cyazo gitumaga na Pawulo avuga ati, si njyewe uriho, ni Kristo uriho muri nje. Kandi nuza gusoma muri uru rwandiko rw'Abakorinto, hari aho yavuze ngo nababereye icyitegererezo, ibyo mwanumvanye mugere ikirenge mu cyanje. Imana igufashe. Pawulo amaze kubwiriza Abakorinto, nuza gusoma mu byakozwe n'intumwa n'ubundi bice 19 umurongo wa mbere, urasanga haraje kuza umugabo witwa Apolo, wari umuhanga ukomeye mu by'ijambo ry'Imana. Ngo amare kugerayo yigisha amagambo, abakristo bati uyu niwe mugabo, uyu niwe muhanga. Kefa nawe yaje kuhagera, uwo ni Petero. Noneho butuma itorero ricikamwo, bamwe bajya mu ruhande rwa Pawulo, abandi bajya mu ruhande rwa Kefa, abandi bajya mu ruhande rwa Paulo. Ariko kuri iki kibazo hariho icyo Pawulo yakivuzeho. Aravuga ati bene data, ubwo nazaga iwanyu, nta kindi nje nakoze, nabamenyesheje Kristo. Ati urugero nobaha, njyewe narahinze ntera imbuto, ngo mare gutera imbuto, Apolo nawe azigezeho arazibagarira, arazuhirira. Ati Kefa nawe ahageze arazivomerera. Ati ariko uwazikujije, uwo niwe ukwiriye guhabwa icyubahiro. Ati kuko mutabatijwe mu izina rya Pawulo. Ati kandi nje Pawulo sinababambiwe, ariko uwababambiwe ni Kristo, uwo niwe ukwiriye guhabwa icyubahiro. Ati kuko njyewe na Apolo na Kefa, umuntu wese azahabwa ingororano zihwanye n'icyo yakoze. Ariko muramenye, ntimukongere kuvuga ko muri abanje, ntabwo ari nje wababambiwe, si njyewe wababambiwe, uwababambiwe ni Kristo. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Pawulo yashatse kugaragaza iki? Yashatse kuvuga ko abakristo batazavuga ko ari abiwe, ahubwo ni abakristo. Mwene data uri kunumva muri uyu munsi, uramenye ntiyakagire n'umunsi umwe uzavuga ngo aba bakristo ni abawe. Ntabwo ari abawe, wewe uri umukozi, ufite uwukorera, kandi uwukorera ni Kristo. Imana igufashe. Uze gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 24 umurongo wa 45, haraza kugira icyo hakubwira. Harakubwira ngo mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge, kandi shebuja yasigiye abagaragu be kubagerera igerero ryabo igihe cyaryo. Biravuga ngo uwo mugaragu arahirwa nakomeza agakora uwo murimo shebuja yamusigiye, ngo akagaruka agasanga akiwukora, ngo namara gushika azamwegurira ibye byose. Ngo ariko umugaragu gito, ngo niyibwira mu mutima we kuko shebuja atinze, akananirwa gukora ibyo yari ashinzwe, ngo agahindukira agakubita abagaragu bagenzi be, ngo shebuja w'uwo mugaragu ngo azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, ngo namara gushika azamucamwo kabiri, ngo amuhanane n'indyarya, amujugunye ngo aho bazarira bakahekenyera amenyo. Reka ngubwire ko twebwe turi abagaragu, basigiwe abagaragu bagenzi bacu kubagerera igerero ryabo igihe cyaryo. Turabahereza, basigaye bahereza bagenzi bacu ibyo tugomba kubahereza. Buri wese nahereza neza azahabwa ingororano. Uramenye mwene data,
ntukaza wiyitirira itorero ngo ni iryawe, itorero ni irya Kristo. Nuza gusoma no mu butumwa bwiza bwa Matayo n'ubundi kiriya gice cya 17, umwami Yesu 16 nako, umwami Yesu hamwe yabazaga abigishwa be akababaza ati se abantu banita nde? Petero aramusubiza ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yaramubwiye ngo urahiriwe Simoni wa Yona, kuko inyama n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni data wakumpishuriye. Nanje ndakubwira ngo uri Petero, kuri urwo rutare nzubakaho itorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Itorero ryubatse kuri Kristo, niwe nyiraryo. Imana igufashe. Aravuga ati nje Pawulo nageze iwanyu ntera imbuto, bukeye Apolo nawe arazibagarira, Petero nawe arazivomerera, atari kuwazikujije. Uwo ni ukwiriye guhabwa icyubahiro, uwo ni Kristo nyiri umurima. Imana ibafashe, Imana ikugirire neza. Iki kintu ndi kikakunyeganyeze ngo unyeganyezwe n'iki. Turi abagaragu basigiwe, abagaragu bacu turi mu murima, twebwe turi abakozi bakorera abandi. Imana igufashe, Imana iguha umugisha. Arongera aravuga kuri iki cyaha cy'ubusambanyi, aravuga ati njyewe uwo muntu kuva umunsi nabimenye, nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, ariko nari kumwe namwe mu mwuka. Ati uwo muntu namuhaye Satani, ati kugira ngo umubiri we urimbuke, ariko ubugingo bwe bukire. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Arababwira ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe? Kandi aravuga ngo ntituri abacu ngo twigenge, kuko twaguzwe igiciro. Aravuga ngo nuko mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana idufashe bene data. Muri icyo gihe hariho abavuga butumwa bitwa ngo ni abanostike. Abo bari bafite ubutumwa butandukanye n'ubutumwa Pawulo yavugaga. Ibo bigishaga bavuga ko umwami Yesu yavutse, bakavuga bati Yesu yaravutse ari umuntu mwene Mariya na Yosefu. Ati bukeye umunsi yabatizwaga kuri Yorodani, nibwo yahuye na Kristo. Wa munsi umwuka wera yamujeho, nibwo Kristo yamusanze. Bati ibyo yakoze uyu Yesu yabukoreshejwe na Kristo wari wamujeho. Atari ko habaye umunsi wo kubambwa hariya ku musaraba, bumwe Yesu yavuga ati Mana yanje niki kikundekesheje. Bati uwo Kristo yatandukanye na Yesu. Kristo yisubirira mu ijuru ntiyapfuye. Ati hapfa Yesu muntu, ati ngo amare gupfa arabora ntiyazuka. Ati none uwo Kristo icyo akeneye ni umutima, ariko ntakeneye umubiri. Ati umubiri ukwiriye gukoreshwa ibyawo byose, ibyo wifuza. Niba warahaye Kristo umutima kuko ari cyo ashaka, ariko nta mubiri ashaka, none kubera iyo mpamvu wakwiba ukica ugakora n'ibindi, ariko umubiri ntuzajya mu ijuru. Ariko reka nkubwire mwene data, ijambo ry'Imana riravuga gutya ngo muri urwo rwandiko rwa Abakorinto ibice 3 umurongo wa 6 umurongo wa 16 haravuga ngo ntimuzi yuko muri insengero z'Imana kandi ko umwuka w'Imana ari muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Imana igufashe. Nanone muri urwo rwandiko rwa Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19 haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Reka nkubwire mwene data, uwo mubiri wawe nirwo rusengero rw'Imana, kandi ntukiri uwawe ngo wigenge, kuko waguzwe igiciro. Umubiri wawe ukwiriye guhesha Kristo icyubahiro. Imana igufashe, Imana ibagirire neza. Kuri iki cyaha cyo kuburanira ko batizera, yarababwiye ati ndatangaye.
simbizi niba ubutumwa bwiza mwumvise mwarabumenye, kuko twebwe turi ab'umucyo dukwiriye kwera imbuto nziza zigaragarira abatarizera. Mu rwandiko rw'Abakorinto yarababwiye ngo nimuconcomerana muzirinde mutamarana, kuko twebwe itorero rya Kristo biravuga ngo turi umucyo w'isi, turi n'umunyu w'isi, turi umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi, ntubasha kwihisha. Nta bacana itabaza ngo barishyire munsi y'ameza, ngo baritereka ku gitereko cyaryo rikamurikira ngo abari mu nzu bose, ngo abe ariko n'umucyo wacu umurikira abari mu isi, ngo nibawubona bazahera ko bahindukire bahimbaza Imana. Imana ibagirire neza bene data. Uramenye ibyo ntibidukwiriye. Ndetse aravuga ngo niba ese nta banyabwenge mugira mu itorero bashobora guca imanza zanyu, bashobora kunga mwene data na mwene data wundi, kandi aravuga ngo niba ari ntabo mugira, ahubwo muzemere kurenganywa. Ati si n'ibyo gusa, tuzacira n'abamarayika imanza. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ibyo nibyo dukwiriye gukora kugira ngo tube icyitegererezo cy'abatizera, kugira ngo nibabona umutekano wacu, nibabona n'urukundo rwacu, bahere ko bahindukire bavuge bati ni ukuri bari abantu barakijijwe. Mu bibazo bamubajije Pawulo mu byerekeye gushaka no gushakwa, ni mu gice cya 7 yarababwiye ngo ibyiza kwari ukudashaka. Muze gusoma neza, usomye ku gice cya 7 n'umurongo wa 1, aravuga ngo ibyiza kwari ukudashaka. Ngo ariko kugira ngo umuntu yirinde ibyaha, yirinde ubusambanyi, ngo umugabo agire uwe mugore n'umugore agire uwe mugabo. Nyuma yabwo ngo aze kugera ku murongo wa 10, arababwira ngo abamaze kurongorana ndabategeka, ariko ageze aharigarura aravuga ati sinjye ubategeka, ni umwami ubategeka. Aravuga ngo umugore ye kwahukana n'umugabo we, kandi ngo n'umugabo ye kwirukana umugore we, kandi ngo niba batandukanye umwe abigisha bazika iwabo undi abigisha bazika iwabo, ngo niba bibananiye bazongere biyunge. Imana ibafashe mwene data, ntabwo Bibiliya itwemereye divorce. Uze gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 19, abafarisayo n'abasadukayo bigeze kuzana Yesu, bamuzanaho ikibazo kimubaza ngo ese ni iyihe mpamvu ituma umuntu yirukana umugore we, ko Mose yatubwiye ngo umugabo n'umugore nibananirana azamwandikire divorce batandukane. Arababwira ngo ibyo Mose yabikoreye imitima yanyu ikomeye, ngo ariko siko Imana yari yarabigennye. Imana ngo yaremye umugabo umwe n'umugore umwe, ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina bakabana karamata. Kandi aravuga ngo uzirukana umugore we azaba amuteye ubusambanyi, kandi n'uzamushaka azaba nawe ari umusambanyi. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Burya rero iyo dusezeranya abantu hariya mu rusengero, umuntu arambura ikiganza akavuga ngo nzamwihanganira, tuzayihangana, tubyaye tutabyaye, dukize tudakize, tumeze ukuntu tutameze ukuntu. Birya ndahiro ntizihinduka, biravuga ngo ntibihinduka. Birya n'ibyo abantu, ihangane niba ari uko bimeze, ihangane shinyiriza, inyuma y'ibigeragezo uzabona ingororano. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Reka mbwire abo gushaka no gushakwa, muze gusoma uru rwandiko rw'Abakorinto igice cya 7, muze kumva icyo biza kuvuga. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza, kuko Pawulo yanditse amagambo akomeye. Nuza kugera ku murongo wa 14 w'uru rwandiko rw'Abakorinto igice cya 7, yaravuze ngo umugore utizera ariko akabana n'umugabo wizera, ngo uwo mugore azezwa kubw'uwo mugabo. Kandi umugore wizera akabana n'umugabo utizera, ngo umugabo we nawe azezwa kubw'uwo mugore. Ngo iyo bitaza kuba gutyo, ngo abana bacu baba banduye, ngo ariko nabera. Ni gute azamweza? Ni ingeso nziza n'imbuto nziza uzamwerera zikamuhindura.
niba warakijijwe uri umugabo, genda werere umugore wawe imbuto nziza. Kandi niba warakijijwe uri umugore, genda werere umugabo wawe imbuto nziza, nawe zizamuhindura. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Ku kibazo cyerekeye kurya inyama zamuritswe ibigirwamana, yarababwiye ati nta bigirwamana bibaho. Ati burya rero ni ubusa, ni igiti baba batsinze, igice kimwe bakakigira inkwi, ikindi bakakigira intebe, ikindi bakakigira imana. Ati burya ntayibaho, kandi n'amaturo bagituye azararaho cyangwa se akahirirwa, haza kuba nimugoroba bakayarya bene yo bayatuye. Ati ntabibaho. Atariko kubera abana batoya mu gakiza bazi kuko icyo kintu kibaho ari nta kibaho. Ati kubera iyo mpamvu ntimukabikore. Ati kuko niba inyama zibaye igisitaza kuri mwene data, atugenda uzazireke. Ntukwiriye kurya ikintu gisitaza bene so, ukwiriye kurya ikintu gitanga umusaruro muri bene data. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Kubyerekeye kwambara ibitambaro cyangwa se gutega ibitambaro no kutabitega, reka mbabwire ko Pawulo ataragera i Korinto, Abakorintokazi bambaraga ibitambaro, bategaga ibitambaro. Iyo umukobwa yabagaho akageza umunsi wo gushakwa, ubwo yararaga yarongowe habaye mu gitondo, yasohokaga yambaye igitambaro cyangwa se ateze igitambaro, bivuga ngo yabaye umugore. Umugabo niwe ukwiriye kugenda adateze igitambaro, kuko umugabo niwe mutwe w'urugo. Umugore nawe akaba munsi y'umugabo. Igitambaro cyagaragazaga kubaha umugabo, cyagaragazaga guha umugabo icyubahiro. Pawulo agezeyo yigisha avuga ko muri Kristo Yesu nta mugabo nta mugore, butuma abagore bakuraho ibitambaro. Kibaye ikibazo, niko kumubaza batese babigumane cyangwa se babikureho. Pawulo arababwira ati nanone bagomba kubigumana. Impamvu yabyo, umugabo niwe mutwe w'umugore, n'ubundi umugore akomeze yubaha umugabo, amuha icyubahiro, umugabo nawe akunda umugore we. Umve nkubwire wa mugabo we, kugira ngo umugore wawe akubahe nuko umukunda. Kandi kumukunda si amagambo, kumukunda n'ibikorwa. Numukorera ibikorwa byiza azakubaha, kandi numukorera ibikorwa bibi azagusuzugura. Ariko nukora ibikorwa byiza, igituma twubaha Imana ni ibikorwa byiza yadukoreye, kandi ibyo bikorwa yadukoreye nuko yatanze Yesu akaba incungu yacu. Iyo wicara ubwira umuntu ngo uramukunda ariko ntacyo umukorera, aza kubwira ati ntukazumena umutwe, urankunda se wankoreye iki? Reka nkubwire kuko urukundo ni ibikorwa, urukundo si amagambo, si yayandi mubwirana ngo sheri shushu. Oya, ayo sigo rukundo, ariko urukundo ni ibikorwa ukorera umugore. Numara kubimukorera nawe azaca bugufi aguhereza icyubahiro. Imana igufashe bene data, Imana ibagirire neza. Munumve gutega ibitambaro sagakiza, kandi kubyambura sagakiza, ariko ni ikimenyetso gikwiriye kigaragaza kubaha umugabo wawe ukamuhesha ishema. Burya rero iyo umugore yambaye neza, umugabo arabyubahirwa, kandi iyo umugore yambaye nabi, umugabo arasuzugurwa. Umugore wambaye neza, umugabo yubahirwa icyo ngicyo, kandi umugore wambaye nabi, umugabo arasuzugurwa. Kuko Kristo nyiri itorero iyo ryifashe neza, iyo itorero rigenda neza, Kristo ahabwa icyubahiro. Kandi iyo itorero ryifashe nabi, Kristo arasuzugurwa. Muzamugereranya ibintu n'ibindi, kuko itorero rya Kristo rigereranywa n'umugeni wa Kristo. Kristo nawe akaribera umutwe, Kristo akaba umugabo waryo, natwe tukaba abageni ba Kristo. Burya rero iyo itorero ryambaye neza, iyo rigenda neza, ni ukuvuga ngo umugabo wacu Kristo arubahwa. N'umugore mu rugo iyo yifata neza, akambara neza, umugabo wiwe arabyubahirwa. Kandi iyo yifata nabi akambara nabi, umugabo wiwe arasuzugurwa. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Duheshe Kristo icyubahiro, duheshe ingo zacu icyubahiro.
ku byerekeye gusangira igaburo ryera n'ibyo kurya by'urukundo. Abakorinto iyo bateguraga igaburo babanzaga no gusangira ibyo kurya by'urukundo byitwa agape, bakabanza bagasangirira hamwe bakakora umusangiro. Ariko muri icyo gihe haje kubonekamo ingorane, ruriya rugo rukabura ibyo kurya, ururiya rundi rukabibona, ba bandi baza babona ibiryo akaba aribo bahuza bagasangira, abataza babibona bakabihorera. Pawulo arababwira ati ibyo simbishima, mugende muzamurira mu ngo zanyu, nimumara guhaga mubone guterana musangira igaburo ryera, murindirane musangire igaburo ryera. Imana idufashe, kuko igaburo ryera ritugaragariza gucungurwa kwacu, ni ikimenyetso kitubwira ngo Kristo yaraducunguye. Ku byerekeye impano z'umwuka, nuza gusoma muri uru rwandiko rw'Ikorinto urasanga yarabandikira babwira ngo mu mpano zose uko ziri ntayo mwabuze, impano zose zirahari murazifite, impano zose murazifite. Kandi icyo gihe Korinto izi mpano zari zarazanye ikibazo mu itorero, impano zanyeganyeje itorero. Wari ufite impano y'ubuhanuzi yazaga abwira abagenzi bati munubahe, mumpereze umwanya, ni jewe uri kubahanurira nkababwira ibizabaho ejo n'ejo bundi. Aturumva ko impano yanjye irakomeye, nimuza munubaha mumpe umwanya. Ufite impano yo gukora ibitangaza, guhagurutsa abarwayi no guhumura impumyi, akavuga ati nanjye iyaje mpano irakomeye rwose, nimumpereze umwanya. Wahawe impano yo kuvuga ku ndimi, akavuga ati nubwo mwize mwese mu kaminuza ariko ntawe uzi uvuga ururimi nza mvuga, ati kubera iyo mpamvu nimumpe umwanya. Wahawe kurobanura indimi, akavuga ati nubwo uvuga kuri izo ndimi ntumenye ibyo uvuze ariko njyewe mpita mbimenya, urumva ko nanjye yanje mpano ifite umwanya, mumpe umwanya. Icyo kibazo cyari cyarahagaritse itorero ry'Ikorinto. Impano zihagarika, impano zizana ikibazo mu itorero. Ariko Pawulo kugira ngo akemure icyo kibazo arababwira tumve bene data, kuko umubiri w'umuntu ari umwe, ubundi kandi ukagirwa n'ingingo nyinshi, kandi buri rugingo rukaba rufite umurimo rwagenewe, n'uwo murimo ruzawukora ntabwo ruwukora ku nyungu zawo, ruwukora ku nyungu y'umubiri. Ati n'impano niko ziri. Arababwira ngo mu mubiri w'umuntu harimo amaso, umurimo w'amaso ni ukureba, kandi y'amaso areba ntiyirebera, arebera umubiri wose. Ati amatwi nayo arumva akumvira umubiri, akanwa nako kakavugira umubiri, amazuru agahumurizwa umubiri, amaboko agakorera umubiri, amaguru akagendera umubiri. Arababwira ati muri izo ngingo zose zikuriho ni uruhe rugingo rukomeye ruruta urundi urwo wakorera umunsi mukuru? Harimo amaso. Amaso ntiyakwirata ngo niyo afite ubushobozi, kuko ari yareba, ari yabona. Amaso arebye amaguru ntagende, ntacyo amaso yakwiha, ntacyo amaso yageraho. Kandi amaguru nayo ntiyakwirata, ntiyagenda amaso atarebye. Kandi amaguru agezeyo amaboko akifata, ushobora kugendera ubusa ntugire icyo ukora amaboko atakoze. Kandi amaboko nayo ntiyakwirata ngo niyo azakora, ntiyakora amaguru atagiye. Arababwira ngo n'impano zose niko zuzuzanya, nta ntoya nta nkuru ibaho, ni ukugira ngo zuzuzanye. Niba ufite impano yo guhanura, undi akagira impano yo gukora ibitangaza, undi akagira impano yo kuvuga ku ndimi, undi akagira impano yo gusobanura indimi, izo zose ziruzuzanya, nta mpano nkuru ihaba, nta ntoya ihaba, zose ziruzuzanya. Ni ingingo zigize umubiri wa Kristo, ariryo torero rye. Ubundi kandi arababwira ngo kugira ngo umubiri utireme ibice, aravuga ngo hariho n'izindi ngingo zitagaragara mu mubiri w'umuntu, ngo ariko kandi zidakwiriye kubura. Hariho ingingo zitagaragara ku mubiri w'umuntu ariko kandi zidakwiriye kubura, kandi izo ngingo ngo nizo zituma twambara, ariko Imana iziha icyubahiro. Muri izo ngingo zitagaragara reka mbabwiremo nkeya. Harimo imitsi ntigaragara, yoroshwe inyama n'uruhu, ariko kandi niyo kutabura mu mubiri.
imitsi niyo itanga amaraso muri izo ngingo kugira ngo zikore imirimo, nuko iyo mitsi iba yatanze amaraso. Iyo mitsi itanga amaraso igereranywa n'abanyamasengesho basengera itorero. Nicyo gituma bivuga ngo niwajya gusenga uzawinjira mu nzu yawe ushyira hakugi, numara gushyira hakugi uhere ko usenge so wiherereye. Reka mbabwire bene data, imitsi itanga amaraso ntizitaka ntivuza induru, ariko kiza kikubwira kuko imitsi iri gutanga amaraso ni ukubona umubiri wa nyiri imitsi ubyibuha. Abanyamasengesho nimuzamusenga bucece, muzamusenga bucece, imitsi ntizivuza induru. Ariko umuntu w'uyu munsi ari mu kurara mu masengesho ijoro rimwe, bugaca mu gitondo aricyo yirirwa yamamaza ngo twasenza iminsi 70 ingahe, ahagurutse ngo ngize iminsi ndi gusenga. Ceceka, imitsi ntizivuza induru, imitsi zitanga amaraso igaceceka. Niba nawe wasenze genda uceceke, icyo wasengeye tuzabona kibaye. Niba wasengeye itorero rizazamwe ububyutse, niba wasengeye ikinye naka kizakurwaho, kuko bivuga ngo dusabe icyo dushaka cyose Imana izakiduha. Icyo cyatumye ababwira ati kubera iyo mpamvu izo mpano mufite n'ubundi zigomba kwera imbuto. Ikigaragaza impano n'imbuto. Reka mbabwire abari kunumva, reka mbabwire ko Satani atazarwanya impano z'umwuka, Satani azarwanya imbuto z'umwuka. Satani ntazarwanya impano z'umwuka, Satani arwanya imbuto z'umwuka. Satani ntiyakubuza guhanura, iyo ni impano. Satani ntiyakubuza kubwiriza, iyo ni impano. Ariko yakubuza gukora ibyo wabwirije, yakubuza gukora ibyo wahanuye. Satani ntiyakubuza guhimba indirimbo uri umuririmbyi, ariko yakubuza gukora iby'indirimbo wahimbye ivuga. Ushobora guhimba indirimbo ukayiririmba, wewe ntukore iby'indirimbo yavuze. Kandi nitwagera mu ijuru ntibazatubaza ko twabwirije, bazatubaza ko twakoze ibyo twabwirije. Ababikoze bazahabwa ingororano, ababivuze batabikora bazitwa ba magambo. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Nobahereza urugero rutoya. Iyo uhinze umurima ukawuteramo imbuto y'ibigori, ibigori iyo bimaze gukura bikaba imigengararo, umuyaga urabihuha, wabihuha byose bikanyeganyega, byanyeganyega bigakubitana intugu, wategera ukumva ko umuyaga ubinyuramo havuga ngo hwa. Burya rero biba biri mu materaniro, haba harimo abavuga butumwa, haba harimo amakorari, haba harimo abahanuzi. Ariko iyo hageze umunsi wo gusarura, basarura icyeza imbuto, ikiteza imbuto bakagisiga, nacyo cyaranyeganyeze, umuyaga waragihushye, ariko kuko kiteza imbuto kirasigara. Mwene data, Satani ntazarwanya impano z'umwuka, arwanya imbuto z'umwuka. Imana nibagirire neza, Imana nibafashe, Imana ibaha umugisha. Ibyo nibyo byanyeganyeje itorero ry'Ikorinto. Icyanyuma ni ugupfa no kuzuka. Baramubajije batari ko se abapfuye harya bazazuka? Ese nibazuka bazazuka bafite ubuhe mubiri? Arabandikira arababwira ngo muri abapfapfa, iyo uza gutera imbuto uyitera ugasiba, nyuma yabwo hagaragara uwundi mubiri, atuko niko tuzawambikwa. Arababwira ngo uko twahawe kwambara umubiri w'ubutaka, niko tuzahabwa kwambara umubiri w'ijuru. Arababwira ngo hariho umubiri w'ubutaka, hariho n'umubiri w'umwuka. Hari umubiri w'ubutaka, hariho n'umubiri w'umwuka. Inyuma y'uyu mubiri w'ubutaka tuzambikwa umubiri w'umwuka. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Ibyo nibyo byanyeganyeje itorero ry'Ikorinto. Mbese bene data, ibyo bintu ntabyo muri kubona, cyangwa se ntabyo muri kumva, ntabyo baba byaratunyeganyeje bimeze gutyo. Umuntu wese yisuzume, yumve ko muri ibi ngibi harimo icyamunyeganyeje. Niba hari icyakunyeganyeje muri byo, garukira aho ngaho, rekera ibyo. Imana itugirire neza. Umuntu wese azahabwa ingororano zihwanye n'ibyo yakoze. Muze gusoma muri urwandiko rw'Abikorinto n'ubundi igice cya 3 umurongo wa 10, haravuga ngo kuko twebwe twese tuzagaragarizwa imbere y'imanza ya Kristo, umuntu wese agahabwa icyo yakoze, umuntu wese akagororerwa ibyiwe yakoze. Aha muri iki gice cyangwa se muri iyi mirongo hagaragaza ko abantu benshi imirimo yabo izashya, abandi imirimo yabo igaca mu muriro ntishe, bagahabwa ubugingo n'ingororano.
abandi bagahabwa ubugingo ariko bakabura ingororano, bakabura imirimo, kuko ibyo bakoze babikoreye kugira ngo abantu babashime, ariko uzukorera ibintu kugira ngo Kristo agushime. Imana idufashe, Imana ibaho umugisha. Ayo niyo magambo Imana yari yadushize ku mutima kugira ngo tuyaganire namwe. Ibi nibyo byanyaganyeje itorero ry'Ikorinto, yenda ibi nibyo byanyaganyeje itorero ryacu aho turi hirya no hino, mwene data, kuko twamaze kuvuga ngo nta wundi nyiri itorero, twebwe turi abagaragu, turi abakozi bakorera abagaragu bagenzi bacu. Uramenye ibintu bikakunyeganyeze kugira ngo igihe nicyagera uzahabwe ingororano zawe. Imana nibafashe, Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu.